Tubahe ikaze bakunzi bacu nk'uko mubibona kuri kamera zacu uno munsi twabazaniye umutumirwa, ni umupapa ntabwo ndi bumuvuge, afite amazina akomeye cyane, reka musabe atangira atwibwira. Murakoze cyane kumpe ijambo kuri Jambo TV kuko muzumvise twashatse kugira ngo tubaganirize hejuru y'iki kiganiro, cyane cyane mwashatse kumbaza hejuru y'ikiyumbe cyangwa se imisengere y'ubu cyangwa uko mzumva uko bitandukanye za kera n'iz'ubu ngubu. Rero uyu munsi dushaka kubaganira amagambo agira nko kuri atatu hejuru y'iki kiganiro bashoboye kutubaza. Turabyishimiye cyane kandi n'iby'ingirakamaro. Urumva hari abantu benshi batazabasha gutandukanya ibyo bintu bikababera urujijo. Ubwo rero icyo dushaka kubabwira badukwikiye kuri Jambo TV hejuru cyane cyane ijambo dushaka kuvuga ni hejuru y'imisengere y'ubu n'imisengere ya kera. Mu by'ukuri uko tubitekereza kuko mwari mwumbajije, imisengere y'ubu itandukanye n'iya kera cyane kure, kubera kuko hari ibintu bifite itandukaniro kandi ubirebye nyine biragaragara. Ndatekereza kuko kera tutangira gusenga n'igihe twabibonye, abantu bafataga mu mwanya wo kubanza kwitunganya ndetse no kwiyeza kugira ngo banze binjire mu masengesho. Ariko bitandukaniye ubu ngubu uwo mwanya ntugihaba, hari imyanya imwe yagiye irangira bitewe nyine n'abantu kudatekereza. Ikindi kandi igikorwa cyo gusenga cyangwa se ni igikorwa cyo kubanza gutekerezaho, ukabanza ukisuzuma ukimenya ubwawe, ukabona kwinjira aho usengera. Rero tugiye gusobanura icyo kintu cyane kuko mwari mubajije neza cyane. Ubu ngubu abantu benshi basenga batabanje kwirega, cyabuze se niko twabyitaga, cyangwa se kwihana, bakabikora gusa uko bazumva uko babitekereza. Ariko ijambo ryo gusenga cyane kwari ukubanza ukihana, ukegera mugenzi wawe ukamubwira byose. Ikindi cya kabiri, umuntu wenyine akicira urubanza. Ubu ngubu barashaka ngo bababwire ngo ese twabonyeho ucumuro, twabonyeho ukora ibyaha. Ariko kera twebwe kubera kuko abantu bari batinya Imana cyane, baragendaga umuntu ukumva kuko icyaha kikurega muri wewe, ukumva kuko ni ngombwa kuko ugomba kwihana. Nubwo abantu batakubona wacumuye, nubwo wakoze icyaha, ariko ukegera uwanyu ukamubwira ati yewe nacumuye gutya na gutya, mu gitondo nacumuye, mu mugoroba nacumuye, none ubashe kumbabarira kuko ngiye gusenga. Ariko iby'ubu ngubu urabona abantu gusa baza agahita atangira gusenga, na mugenzi wiwe bakosanye akamucira urubanza, akamureba. Icyo gihe bakitaga ngo ni ikintu cya toba, cyo kwihana ukicira urubanza wenyine, mugenzi wawe atarakubwira. Ikindi gikurikira cya kabiri, bari bambaje ngo ese utangira gusenga byagenze gute? Jewe tangira gusenga nari umupagani, bamwe bitaga ngo ni baseraza. Nakundaga gutera igipini no gusetsa abantu, ariko kandi nyine ntuye mu rusengero ariko ndakijijwe. Mbese nkaririmba na korari, ibyo nabyo muzumvireho, nkaririmba tukaja ku mikutano tugasenga. Mbese mba n'umuyobozi wa korari, mba ndetse na konditeri, ariko icyo gihe ntabwo nari kijijwe. Umunsi umwe turi kumwe na bagenzi banje, twari batatu, turavuga ngo reka dukizwe. Nije wazanye n'iryo jambo, ndavuga ngo dukizwe tuje mu nzu y'Imana, uko tudukijijwe tuza tujijisha gusa. Turagenda umunsi wa mbere, ariko twagiye gukirizwa mu butayu. Hari ahantu mu butayu tuhageze, icyo gihe iwacu habaye uzutse cyane, abana batoya bakira umwuka wera. Hari amatabiri bari bazanye batubwira ngo wenda nitutagira buke bizagenda buke, tugira ubwoba gusa. Ariko tugenda dufite ubwoba. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, wa gatatu, hari mugenzi wanje wari wabanjiye gufatwa n'umwuka wera. Umwuka wera amururukira, yumva ijwi riramubwiye ngo nahaguruka abwira abantu batatu, simvuga amazina y'abo bantu, ariko hagarutse aratubwira ngo twebwe nidutangaza haleluya kugira ngo tubashe gukizwa. Icyo gihe naho nindi aho ngaho ndakizwa,
mugenzi wanje habaye ibitangaza bikomeye cyane, umwuka wera aratumanukira turahinduka. Kuva ico gihe twafashe initiative yo kwihana, turihana. Ukaza wihana ku muntu wese wakora icyaha ukumva utaramubona ntiwagira amahoro, turagenda ukamusanga niyari, ukamusanga mu rugo iwiwe, ukamubwira ngo mbabarira, akakubabarira. Ico gihe turabohoka, twanga icyaha urunuka. Wabusigara ubona watekereza icyaha ukumva nta mahoro ufite, utaragira kuri mugenzi wawe mwagikoranye ukumva utararuhuka. Twihana ibyaha. Iryo jambo ni irya kabiri. Irya gatatu bamajije bavuze ngo ese ikiyumbe ni gute mzumva hejuru y'ikiyumbe cy'ubu ngubu ni cyakera. Ikiyumbe cy'ubu ni cyakera biratandukanye cyane, ni ibintu bifite itandukaniro cyane cyane cyane. Aho nje mbitekereza cyane ndi mu kubona ko hejuru y'ikiyumbe uwo cyagiye kigira amafuti cyane. Nimba tubaye hariya tuja kuririmba cyabuze baduhamagaye ngo bayumbe, abantu bose aba bayumbe tuvuga ngo abayumbe, abantu bose sabayumbe. Abayumbe ni abantu batanga message, ni abantu bafite message y'Imana, ni abantu bavugana n'Imana. Abantu bose bashobora kuba abantu banyetorero ariko bose sabayumbe. Abayumbe mbese ni abantu ba message, ni abantu bafite message bashobora kubwira abantu ikibazo cyabaye kigakemuka, cyangwa se ikintu runaka kigiye kuba mube maso. Abo ni abantu, abo nibo bayumbe. Ikindi kandi nza mbona jewe mu kiyumbe cy'ubu ngubu nuko abantu bose bavuga ngo nibagende tuvuge baje gutambira Imana cyangwa batambuke. Hakabaho natambuka n'abantu ariko batabiheshejwe nuko bafashijwe mu mitima, kuko ari injyana y'abantu baba bakora kugira ngo wenda bamwe bashushe urugamba gusa. Ariko nje uko mzumva natekereza ngo iyo bazakogwaga umuntu wese utarabyumva akaba yicaye ababyumva bagahaguruka bagakora bagatambira Imana. Jewe no mugwanje ruhani mantekereza kuko nshobora no kuza nkabwira abantu ngo runaka na runaka ni mwe mutambutse kugira ngo tubashe gukora gahunda neza. Ariko kubera ubu ngubu ureba abantu gusa bose bahaguruka, mbese bigatera nk'akavuyo. Kakujya Paulo yavuze ngo nimba abantu bateranye, uri afite indirimbo, uri afite gusenga, uri afite kwigisha, noneho tukabikora gusa nk'ibintu by'injyana ariko bidafite gahunda, kuko yaravuze ngo zose bikorerwe muri garubu. Murakoze cyane. Avuze hejuru yo kuramya no guhimbaza, ariko reka maze ndigire nk'irya gatatu cyangwa irya kane. Ikintu nshaka kubwira hejuru y'abayumbe jewe no bahereza nka konseye, ni ikintu nabonye mu kiyumbe cyabaye cyane kandi gitandukanye n'icya kera. Ikiyumbe cya kera bakoraga ikiyumbe kugira ngo abantu bafashwe, abantu bunguke, abantu itorero rifashwe, abantu baremeke mu mitima, abantu bareke kugira ubwoba. Ariko itandukanye ry'ubu, abayumbe barakubwira ngo urashize, ugiye gupfa, ubonye ibibazo, bagateruriza abantu, bagatera ubwoba. Mu mwanya wokaje mu rusengero bagafashwa imitima, bakabaremwamo imbaraga, bakasiga babasenya. Ikiyumbe cyakera cyageraga ahantu aho kigeze abantu bakunguka, abantu bagakomera, uwari ufite ubwoba, uwari ufite agahinda akagira umunezero. Ariko ubu ngubu urasanga barimo babwira abantu uti wewe nuko niko bimeze. Noneho aho yageze hajya ahantu ntabe igisubizo akaba ikibazo, aho kuba igisubizo akaba ikibazo. Cyo kintu nacyo nobwira abayumbe sico ikiyumbe cyaremewe cyane. Ikiyumbe cyabaye kugira ngo abantu bazabazana ihumure, cyubaka abantu, gifasha abantu, abantu bunguke cyane kandi abantu bahabwe mbese ku ihumure rize mu mitima y'abantu. Ariko abantu baravuga turapfuye, cyangwa se akakubwira ngo kanaka ni ukugize gutya, ndetse mucanye ibyanzu byaturutse aha. Ibyo bintu byose nje mbitekereza iyo bije mu bintu bya negative, message yose abe nubwo izoza mu buhanuzi itari positive, uzoyihakane uvuge kuko uzabaho. Nakubwira ngo urapfuye uvuge ati Imana yambwiye kuko nzobaho, mfite amasezerano yo kubaho, kuko ubwo buhanuzi buza muri negative bwose ntabwo ari ubw'Imana. Ikindi ntekereza kuvuga gikurikira ni hejuru y'ikiyumbe no kuramya no guhimbaza. Hari ibintu ndimo kubona jewe zabayemo confusion. Kubera iki hakagombye gufata umwanya wo kuramya no guhimbaza ukaba umwanya muremure cyane, ariko ubirebye ubu ngubu ikiyumbe cyafashe umwanya wa mbere, indirimbo zose zo kuramya no guhimbaza zirabura. Kubera kuko nje ntekereza kuramya no guhimbaza
biza bizamura amarangamutima kandi bigaheza abantu gutekereza, bagakora meditation, bagatekereza iyo bavuye niyo baje. Ariko iyumbe umuntu ashobora kuza mu kinimba agahita yisemprovisa akitereramo ariko atabanje kubitekerezaho. Jewe kuko ntekereza cyane nuko twofata umwanya wo kuramya no guhimbaza, ugafata intera ndende mu rusengero. Ibyo bintu ni mugerageza mukabihindura, ikiyumbe kizaba cyiza, kuko abantu bazaba babanje gutekereza mbere yuko basirimba. Ariko turi mu gutangizanya amateraniro tugatangizanya n'ikinimba, twakabanje gutangizanya n'amateraniro yo kuramya no guhimbaza, gutekereza ku Mana cyane, gutekereza ibintu biri beyond, ugatekereza ku Mana ukibaza aho uvuye n'aho uja. Mbese kuramya no guhimbaza gufasha umwanya wa mbere, kuko ni Imana yaturemeye. Tutaramije twokora ibindi, twokora amakosa, kubera kuko abantu babikora gusa yava hanze gusa agahita yiterera mu gisirimba atabanje kuramya no guhimbaza. Kuko kuramya no guhimbaza biguheza gutahura, ugatahura imigambi Imana igufiteho, ugatahura ndetse harimo no gusenga, harimo no gutekereza cyane, harimo no kwicuza, harimo no gutekereza ku ndirimbo ikazi gakora ikabona ikibanza mu mutima wawe. Ariko biriya bintu byo gusirimba dusirimba simbinenze murantunge, timuvugire ngo wenda nakinenze cyane. Mu bantu bakunda ikinimba ni jewe. Ariko ikibazo cyabaye nuko abantu batangira kubyina batabanje kubitekerezaho. Kandi ikinimba cyo gifite ikibazo, abantu nibo bafite ikibazo. Inanga usenye muri Zaburi 150 avuga ngo mu bibyinire na beru n'inanga n'ishako. Ibyo ntabwo Bibiliya yibeshe, ariko abantu bari mu kubikora mbere yuko babitekerejeho bakabikora mu marangamutima. Rero je cyo navuga cyane nuko twafata umwanya wo kuramya no guhimbaza, ikaba chose primordial, ikaba umwanya wa mbere mu materaniro. Nico gihe amateraniro azunguka tukagera ku ntego ikomeye. Murakoze, Imana ibagira neza mwese bari kuntegera. Amen. Urakoze cyane. None hejuru y'ibyo bintu harutubwiye byose by'abayumbe no kuramya no guhimbaza, ubona ikibitera ari iki? Impamvu ni iyi? Yewe kibitera cyane uko nagenzuye cyane, nagiye gusanga ikiyumbe cyane ni ubumwe. Uko bakora ikiyumbe cy'ubu ngubu kiratandukanye cyane cyane hejuru y'amatorero menshi yabayeho. Abantu bakoraga ikiyumbe, ariko ikiyumbe ndatekereza kuko ari umuntu umwe. Nubwo iyo bari amatorero atandukanye ariko bakoreraga hamwe. Impamvu bino bibazo bivuka cyane mu bayumbe kandi bikagira intera ndende cyane mu bantu, kandi abantu bikababera urujijo, nuko hari amakanisa amwe iyo wumvisha kuko uri umuyumbe w'ikanisa runaka, simvuza amazina, umuntu yumva kuko yokora ikiyumbe cy'iwabo ariko kitari kimwe n'icy'abandi. Kandi twese ibyo dukora, gukora ikintu kwese agakora ikosa gitirwa babayumbe bose. Ngewe nkabona kuko icyatumye cyabiteye cyane muri ibyo bintu zagiye biyo bituma hakorwa ayo makosa menshi azagenda yigaragaza mu bayumbe, nuko tutaza duhuza. Abantu benshi ariko nimba nkorera muri itorero runaka nanjye nkorera muri ririya, njewe ndigenga, nta muntu ushobora kuza kumpereza counseling cyabuze se ampugure numva ikiganiro cye. Cya kabiri kandi ntekereza nuko abayumbe bakera n'ubu yabonaga umwarimu umuhugura kumva ateye intambwe, ariko abubu bariyemera akakubwira ngo nanje narasenze, nanje ndi umuhanuzi, nanje nzi kwerekwa, nanje nzi kuririmba. Noneho muri uko kuntu kutumvikana no kutumva inama no kudaca bugufi bigatuma babarimite, kandi bigatuma bakora amakosa menshi cyane. Kandi cyane cyane nyamukuru nuko babarizwa mu matorero menshi ariko ntibagira ubumwe. Ijambo rya gatatu ni ukugira ubumwe. Iyo abantu bakora ikiyumbe muzamuvuga ati nanone imbere guseka inyuma guseka. Uriya wacu nubwo abarizwa hariya ari mu itorero runaka, nimba ari Karivari, nimba ari iki, amazina murayazi, ariko bagomba kugira ubumwe. Bamara guhuriza ku bumwe, bwa bumwe bagize buza butuma bakosorana neza. Kumva kuko nubwo no mbarizwa hehe, nubwo noba ndi Rwanda cyangwa se muri Uganda, ariko ndi umuyumbe ku isi hose, amakosa nzokora nzosuzuguza abacu bayumbe.
jewe nkareba kuko ikibazo cyane nyamukuru nuko abantu batahujije umugambi. Abayumbe bagomba kugira ubumwe, bakagira ubumwe kandi ubumwe bugaragara. Ariko abo ngubu biciyemwe ibice kubera impamvu z'amatorero, kandi umuntu akavuga ati jewe ubwo mbarizwa muri itorero ntangenga ngomba gukora ibyo nshaka. Kubera iyo mpamvu, niyo mpamvu zamana jewe habayemo intege nkeya kandi habaho kutegerana. Kandi ikindi cya kabiri nako cya kane, habayemo inyungu nyinshi. Abantu benshi bari mu kwikorera, ntabwo bakorera data. Usanga umuntu agira impano akavuga ngo ninka kantu kiwe ka portatif afite aboneramo inyungu, ariko atari inyungu za Kristo. Mbese ntagira ishaka ry'umurimo w'Imana, akagira ishaka mbese ry'inyungu ze, agashaka kugira ngo anezeze abantu. Hakabwo no yonashika hari agakora amakosa, akavuga ngo se njewe ninshika hariya singira abantu ko nahanuye baramenya ko ndi umuhanuzi. Kubera inyungu agakora ibintu z'amakosa. Hari n'igihe abantu bagendaga bakaja gusenga mu minsi yashize, basengera ahantu mugashika mugasengera umuntu bihagararaho babwo ngo reka basengera abantu baza babasengera. Undi akamuca ruhinga akagaruka ati bara bacu nubwo bagize kuriya, ariko njewe nari nabonye iki banze kukivuga. Urumva kera iyo ni magendo. Mbese ntibahuza umugambi, nimba twese tugendeye kwitwete tushobora kugaragara ikosa, ariko iri kosa turagiyamye kandi umuntu wese agakontorora undi, umuntu wese akagenga undi. Ariko ubu ngubu abantu barigenga, abantu barikorera. Kimweho n'uwo muri mukubona n'ubu ngubu abantu bari mukuvuga ngo araririmba ku giti cye, akabugwo yokora ikintu atabanje kugisengera, akabikora mu marangamutima bigatuma akora amakosa. Ngiye uko ntekereza cyane ni abantu bakora ku nyungu zabo, atari inyungu za Kristo. Ugasanga barimo barakora iyo yagiriye wenyine agakora amakosa. Ikindi notekereza nuko agomba kujana n'abandi bantu. Urabona ababayumbi benshi bagenda bonyine. Ubu nimba nagiye ahantu gusenga, ngasenga ndi kumwe n'abandi bantu, ndi kumwe n'abandi bantu babiri cyangwa bagenzi banje tuzumva cyo kimwe, uragenda ukabajana washika kurya n'umwuka w'Imana bari hagati yanyu. Ariko iyo ugiye wenyine ukora amakosa. Mbese habaye gutatana kwinshi, habaho kwigwanirira kwinshi, ndetse habaho niki, haba no gukorera inyungu. Mbese ntihaba gukorera Imana ngo abantu bagira ishaka ry'umurimo w'Imana. Nje niko ntekereza impamvu ikibimba kiri mu kugira intege nkeya, kandi bagakora birozaho ariko bataroza kuri Kristo. Iyo usomye hariya mu Bafilipi 3:8 uzumva ngo ibizarindamo yaje ngo zahindutse igihombo. Aravuga ngo kubw'ubutunzi butagira akagarura aribwo kumenya Kristo. Rero hari ibyo duhomba byinshi ku bwa Kristo, ariko abantu benshi ntabyo bahombye, ahubwo ibo bacururizamo bagakora ibindi bintu Imana idashima. Ubwo rero uzugenda uzuja kugaragara nyuma ibintu nuvuga ngo umuntu azagwara, ariko amasayinizi cyabuze se amasento b'ingwara azaboneka nyuma, ariko wari ugize igihe kirekire urwaye. Niyo mpamvu urimo kubona hitokeza ikintu se runaka nawe byokora bino, kubera kuko atabashije kwifatanya n'abandi ngo abaze, yiyemeye mu kiyumbu ugasanga akoza amakosa. Je uko notekereza twakwegerana, tukemera kugirwa inama, tukemera guhugurana. Inama wanya kubwiye ukavuga ati ni ukuri, kubera kuko hariya wicaye abandi batangije kera. Hari n'igihe umuntu ashobora kuza kubavizita ukagira ngo si umuyumba, ariko akuruta no kwerekwa, afite impano ya discernment yo kwerekwa, akakumenya, yo kugenzura, yakugenzura agaceceka. Jewe nkabitekereza cyane ngo icyo twokora nyamukuru nuko twogarura indangagaciro zikiyumbe, valeur. None ukavuga ati abayumbe nuko tugomba kugenda, ukaba wona bipfira kubera ikiyumbe, kubera wewe amagambo utanga sa y'abantu na amagambo y'Imana. Ugomba kwirinda hatabonekamwo umugayo mu bintu wawe ukora, kuko ikiyumbe cyane so kugira ngo tunezeze abantu, no kugira ngo tunezeze Imana. Ejo tuzabibazwa, ejo tuzabisigira n'abandi, kuko iyo umuntu yakoze ikiyumbe neza nshaka kubyita ni nk'umurage, ubusigiye abandi nabo kaba intangarugero, ukabicitegererezo. Ariko mu gihe tutabaye icitegererezo tuba turimo dukora ibyo abantu bashaka, ibyo abantu bumva. Kindi cyantangaje nukunda abantu uzusanga bashaka kuyerekana kuruta kuko ibi murimo zagaragara. Muri kigende mu kubibona cyane nkabona ko binyura
ku ma TV ugasanga abantu ko barakora ibintu, ariko wabyitegereza cyane indani ukabona abantu bashatse ngo nanje menyekane. Muri uwo mwanya umuntu agahitinga imbere y'abantu ariko adahintiza imbere y'Imana. Njyewe mbyita kuko ni ngaho umuntu atagirira icyizere n'Imana, cyangwa se njyewe kwigirira icyizere. Njyewe nkabireba cyane ngasanga abantu barimo bakora ibintu bijanye nuko abantu bazumva, bijanye nuko tugeze mu gihe, ariko umuyumbe icyo agomba gukora cyose isi igomba kucigiraho. Isi ikavuga ati nubwo tumeze gutya dufite hari umuntu. Niko mbitekereza cyane. Ni abantu bari ku isi ariko ari ba ambassador, ni abavugizi b'ijuru ku isi. Bagomba kuvuga ibintu isi gahinda umushitsi, isi ikabibazaho, kubera kuko ni abantu baba bagenda ariko baba ni ba mesenge, ni ukuvuga ngo ni ba ambassador. Ntabwo bagomba kugiraho inenge nimwe mu mikorere yabo, mu mivugire yabo, ndetse no mu kiyumba indani. Uzagenda ubirebe cyane je ukuntu mbitekereza, iyo urimo usenga uhamanya n'Imana, nta muntu wagucisha mu ijisho, nta muntu wakugaya cyabuze ngo agusuzugure agutesha agaciro iyo ukoze ikintu cyose kivuye ku mutima w'Imana cyangwa se kivuye ku mwuka. Ariko ibintu byose umuntu akora yihangiye cyabuze se yakoze abikuye ku marangamutima cyangwa se ku mitekerereze yiwe nuko abyumva n'ukuntu yatangiye kubifonda, biza bigenda biyoyoka abantu bose bakira aho ngaho. Ikiyumbe kigomba kugira urufatiro. Iyo gifite urufatiro n'abantu bose babarebye baza bavuga ati bano bantu bakorana n'Imana. Rero nje niko ntekereza cyane ikiyumbe cyatumye kiguma kugira ibibazo muri iki gihe, nuko tudafite ama reference, nuko tudaca bugufi, nuko tutumva abakurambere bacu. Hari n'igihe umuntu aza kubwira ngo uriya nguriya yarananiwe, kandi ari wowe ukakuyoboye akagufasha akakwereka inzira. Bene data bakundwa, twakagombye kwisuzuma ibintu byose tukabikora, nubwo twatinda gukora cyangwa se no kujara gutamba, ariko cyane cyane tukabitekerezaho, tukagarura indangagaciro z'ikiyumbe, ikiyumbe kikamera neza, abantu bose bakadushima, tugashimwa n'Imana, tugashimwa n'abantu. Murakoze, Imana ibagire neza kandi bafashe. Murakoze cyane.